Ibihe byiza kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira, mukomeje kuba natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho. Munyemerere rero tuganire ku makuru atandukanye aba agenda agarukwaho cyangwa se avugwa mu bitangazamakuru bitandukanye. Haraba abaye ako kanya, yewe hari n'aba yaranditswe mu bihe bitandukanye, ariko biba ari ngombwa ko abanyarwanda bongera kuyamenya. Umuvugizi wa RIB, wahoze ari umuvugizi wa RIB Marie Michel Umuhoza, ntabwo yigeze ahunga. Iyi ni imwe mu nkuru zigeze kugarukwaho cyane mu mwaka wa 2020, hari ku itariki 24 z'ukwezi kwa munani, aho ikinyamakuru cy'akadomo.com cyandikira imbere ku butaka bw'u Rwanda cyagize kiti Umuhoza Marie Michel wabaye umuvugizi wa RIB ntiyahunze. Urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko Marie Michel Umuhoza wahoze ari umuvugizi warwo yagiye kwivuza mu mahanga kandi ko ari koroherwa. Icyo gihe bagiraga bati hari amakuru yakwirakwijwe mu mpera z'icyumweru gishize ku mbuga nkoranyambaga no mu binyamakuru by'abanyarwanya leta y'u Rwanda baba hanze y'igihugu. Yavugaga ko Marie Michel Umuhoza yahungiye muri Canada we n'umuryango we. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Buteri icyo gihe yabwiye ikinyamakuru cy'akadomo.com ko Marie Michel Umuhoza akiri umukozi wabo wagiye kwivuza akagenda mu buryo bwubahirije amategeko. Yagize ati yagiye kwivuza, yari arwaye kandi yagiye mu buryo bwemera amategeko. Ubu turavugana kuko ni umuntu wacu, tuba tugomba kuvugana ngo twumve uko ameze. Yanatubwiye ko amaze koroherwa. Mu kwakira umwaka ushize nibwo Marie Michel Umuhoza icyo gihe yari yagizwe umuvugizi wa RIB asimbuye Mbabazi Modeste. Umuhoza yagiye kandi kuri uwo mwanya asanzwe ari umugenzacyaha, ari nawo mwuga we mu by'ukuri, akaba rero ari byo yize. Ariko kandi ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 12 2022 hari amakuru yasohotse kuri Marie Michel Umuhoza, aho iki kinyamakuru cy'akadomo.com cyanditse inkuru cy'uyu mutwe ugira uti Umuhoza Marie Michel wabaye umuvugizi wa RIB yahagaritse akazi. Ati Umuhoza Marie Michel wigeze ku muvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB yemerewe guhagarika akazi mu gihe kitazwi. Byemejwe n'iteka rya Minisitiri w'Intebe ryasohotse mu igazeti ya leta yo ku itariki ya 30 Ugushyingo 2022, rivuga ko Umuhoza Marie Michel wari investigation analyst ushinzwe isesenguramakuru ku bugenzacyaha mu rwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB yemerewe guhagarika akazi mu gihe kitazwi. Itegeko rishyiraho sitati rusange igenga abakozi ba leta rivuga ko gusaba guhagarika akazi mu gihe kitazwi ari icyemezo cy'umukozi wa leta kigaragaza mu nyandiko ubushake bwe bwo guhagarika imirimo yakoraga. Umukozi wa leta agira uburenganzira bwo gusaba guhagarika akazi mu gihe kitazwi iyo amaze nibura imyaka igera kuri 3 akorera urwego rwa leta rumwe. Icyakora umukozi wa leta ufite impamvu zihariye kandi zumvikana ashobora gusaba guhagarika akazi mu gihe kitazwi mbere y'imyaka igera kuri 3 akorera urwego rwa leta rumwe. Umukozi wa leta wemerewe guhagarika akazi mu gihe kitazwi yongera kandi kugira uburenganzira bwo gusubira mu butegetsi bwa leta nyuma y'imyaka igera kuri 3 uhereye igihe yemerewe guhagarika akazi mu gihe kitazwi. Icyakora kubera inyungu z'akazi, umukozi wa leta wemerewe guhagarika akazi mu gihe kitazwi ashobora kugira uburenganzira bwo gusubira mu butegetsi bwa leta mbere y'imyaka igera kuri 3. Mu kwakira 2019 nibwo Umuhoza Marie Michel yagizwe umuvugizi wa RIB muri 2022 kandi yaje kujya kwivuza muri Canada. Nk'uko icyo gihe amakuru yakomezaga kugenda abivuga. Kugeza ubu ngubu rero yahagaritse akazi, ntabwo yari yasubizwa mu kazi. Cyakoze imyaka igera kuri 3 irashize, bivuze ko ashobora kuba yakwemererwa kongera gusubira mu kazi aramutse abyifuje. Hanyuma mu yandi makuru reka tuganire kuri inkuru mabwire ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yatanze ipeti rya Lieutenant ku basirikare bagera ku 1029. Ibiro byo gusoza amasomo kuri abasirikare byabereye mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Gako, byahujwe no kwizihiza isabukuru y'imyaka 25 iri shuri rimaze ritanga amasomo yo ku rwego rw'abofisiye bato. Aba baofisiye bato 1029 binjiye mu ngabo z'u Rwanda, harimo 557 bize amasomo y'umwaka umwe, 228 bize amasomo y'igihe gito, abagera ku 182 bize amasomo y'igihe kirekire y'imyaka 4 na 42 bize mu mashuri ya gisirikare hanze y'u Rwanda. Abakobwa ni 117 naho abahungu 912 bagize icyiciro cya 12 cy'abarangije amasomo mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Gako. Umuyobozi mukuru w'ishuri rikuru rya gisirikare rya Gako, Brigade General Franco Rutagengwa, yagaragaje ko abasoje amasomo bakoze urugendo rutoroshye cyane ko hari bagenzi babo batangiranye uru rugendo ariko ntibabashe kurusoza. Yagize ati urugendo aba banyeshuri bagenze ntirwari rworoshye kuko 36 batangiranye ntibabashije kusa iki kivi kubera impamvu zitandukanye zirimo iz'ubuzima, gutsindwa amasomo ndetse n'imyitwarire itajyanye n'indangagaciro zituranga
ingabo z'u Rwanda. Yagaragaje ko kuri ubu iri shuri ritanga amasomo y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bijyanye n'ubuhanga mu bya gisirikare n'ubumenyamuntu, ubuvuzi, imibare, ubugenge, ibinyabuzima, ubutabire, amategeko, ubuforomo, ubuhanga mu bya mudasobwa n'ubuhanga mu by'ubwubatsi. Yashimye kandi abahisemo kwinjira mu ngabo z'u Rwanda, abasaba gukomeza kurangwa n'indangagaciro ziranga ingabo z'u Rwanda. Ati turabashimira ku mahitamo meza bagize, bagakomeza kurangwa n'ubwitange ndetse n'imyitwarire iboneye ibagejeje kuri intsinzi twizihiza uyu munsi. Tubifurije kuzasohoza neza inshingano bazahabwa kandi tubafasha igihe cyose kuba indashyikirwa nk'uko babitojwe. Perezida Kagame kandi yatanze ibihembo ku bahize abandi mu byiciro bitandukanye, barimo uwahize abandi mu bize igihe kigufi ni Jean de Dieu Iyakaremye, abize imyaka 4 ni Yves Ndamukunda, mu baturuka mu bihugu by'inshuti ni Dani Bakangambira wo muri Uganda, mu gihe uwahize abandi muri byose ni Emmanuel Kayitare. Akaba rero banahawe ibihembo n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame. Hanyuma mu yandi makuru twagarukaho muri aka kanya, Banki Nkuru y'u Rwanda BNR yashyizeho amabwiriza mashya yihariye inatanga umucyo ku bemerewe kwakira ubwishyu mu madovize arimo amadolari. Amabwiriza yo ku itariki ya 17/2025 areba abakora ibikorwa by'ubucuruzi bemerewe kwakira amadovize, akanagaragaza ibisabwa kugira ngo wemererwe kuyakira. Agaragaza kandi ibyiciro by'abantu ku giti cyabo n'ibigo byemerewe kwakira ubwishyu mu madovize. Igihe hishyurwa ibicuruzwa na serivisi mu Rwanda bidasabye uruhushya muri BNR bitewe n'imiterere y'ibikorwa bisaba kwakira amadovize. Aya mabwiriza kandi agena uburyo n'ibisabwa ku bandi bashaka uruhushya rwo kwakira ubwishyu mu madovize. Abasobanura uwemerewe kwakira amadovize nk'umuntu wahawe uburenganzira bwo gushyiraho igiciro ndetse no gukora ibikorwa by'ubucuruzi mu madovize bitewe n'imiterere y'ibikorwa akora bisaba kwakira amadovize. Ni bande rero bemerewe kwakira amadovize nk'uko biteganywa n'amabwiriza yihariye? Ibigo n'inzego byemerewe kwakira ubwishyu mu madovize mu gihe byubahiriza izindi ngingo z'aya mabwiriza yihariye birimo abashoramari bakora mu bikorwa by'ubwubatsi bafite icyangombwa cy'ishoramari gifite agaciro kandi bahawe uruhushya rw'urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB rwo kwakira ubwishyu mu madovize. Ibigo by'ubukerarugendo cyangwa se ibigo by'ubwikorezi bifite uruhushya rufite agaciro rutangwa n'urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda. Ibigo byanditswe cyangwa se byahawe uruhushya n'urwego rubifitiye ububasha kandi bikaba ari abanyamuryango b'igicumbi mpuzamahanga mu by'imari cya Kigali nk'uko byemejwe na Rwanda Finance Limited, ikigo mpuzamahanga cy'ubukemurampaka cya Kigali, abashoramari bakora mu bijyanye n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro, ibigo bitwara abantu n'ibintu mu kirere, ibigo bicuruza amatike y'indege, ubwikorezi bwo mu mazi bwambukiranya imipaka n'ibijyanye nabwo, amaduka adasora, kasino, amashuri mpuzamahanga, kaminuza n'amashuri makuru, abagemurira cyangwa se abatanga serivisi ku bakozi ba ambasade, imiryango mpuzamahanga ya Loni, konsila n'izindi miryango mpuzamahanga bihuje inshingano byemerewe gukorera mu Rwanda. Umukozi w'umunyamahanga wemerewe gukorera mu Rwanda cyangwa undi mukozi ukorera ikigo gikoresha amadovize kiyakura hanze y'u Rwanda, ugemura cyangwa se utanga serivisi ku bakozi b'abanyamahanga n'abantu bakira cyangwa se binjiza amadovize aturutse hanze y'u Rwanda. Undi muntu wese ushobora kwemererwa na Banki Nkuru y'u Rwanda. Guverineri wa Banki Nkuru y'u Rwanda Hakuziyaremye Soraya yavuze ko amabwiriza yihariye yashyizweho nyuma y'inama nyunguranabitekerezo nyinshi zabahuje n'inzego za leta bireba ndetse n'abikorera. BNR cyangwa se Banki Nkuru y'Igihugu y'u Rwanda ivuga ko amavugurura yari ngombwa bitewe n'ibibazo byinshi cyane byagaragaraga, cyane cyane aho abakodesha inzu bavugaga ko nubwo ifaranga ry'u Rwanda ari ryo ryemewe bo bishyuzwa mu madovize. Mu bugenzuzi bwakozwe na BNR yabonye amasezerano arenga 700 ari mu madovize kandi ku bantu batabyemerewe nk'uko Guverineri Hakuziyaremye Soraya yabisobanuye. Nyuma y'inama nyunguranabitekerezo n'abikorera ndetse n'izindi nzego za leta, Guverineri Hakuziyaremye yasobanuye ko hemerewe abo mu byiciro bitandukanye kubera imiterere y'ibikorwa bakora byemerewe kwakira amadovize hubahirijwe ibintu runaka. Guverineri Hakuziyaremye yagize ati n'urwego rw'ubukerarugendo rwari rusanzwe mu zemerewe mu mabwiriza yihariye yo muri 2023, ariko ubu hanarebwe urwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro aho ibiciro byarwo bishyirwaho ku rwego mpuzamahanga mu madovize. Yakomeje agira ati twanarebye
amashuri mpuzamahanga ndetse n'amashuri makuru yakira abanyeshuri b'abanyamahanga. Twanarebye kandi abakorana n'abanyamuryango b'igicumbi mpuzamahanga mu by'imari cya Kigali ndetse n'ikigo mpuzamahanga cy'ubukemurampaka cya Kigali. Ku mahame rusange, Guverineri Hakuziyaremye yasobanuye ko nta munyarwanda cyangwa se utuye mu Rwanda wahatirwa kwishyura amadovize cyangwa ngo niyishyura mu mafaranga y'u Rwanda bayange. Guverineri Hakuziyaremye yashimangiye ko aya mabwiriza yubahiriza ubwisanzure ku banyarwanda bwo kugira konti mu madovize ndetse no ku bashoramari b'abanyamahanga. Aya mabwiriza yihariye azakurikirwa n'ubukangurambaga no gufata abafatanyabikorwa ku rwego rw'abikorera, ari nako harebwa niba hari ibindi bikorwa by'ubucuruzi bikeneye kwishyurwa amadovize kugira ngo byongerwemo nabyo. Ubusabe bwo kwakira ubwishyu mu madovize bunyuzwa mu ishami rishinzwe ibigo by'imari bitakira amafaranga abitswa ku muyoboro wo muri BNR cyangwa se wo twakwita e-correspondence.bnr.rw. Inyandiko y'ubusabe bwo kwakira ubwishyu mu madovize iherekezwa n'izindi nyandiko zirimo inyandiko igaragaza impamvu isaba ko ibikorwa by'ubucuruzi bikorwa mu madovize, ikimenyetso cy'ingano y'umubare uteganyijwe w'amadovize yinjira n'asohoka n'icyemezo cy'iyandikishwa rya sosiyete. Ibindi bisabwa ni icyemezo cyangwa se amasezerano agaragaza ubwishyu biheruka gukorwa amadovize, raporo y'imari igaragaza ibikorwa byakoreshejwemo amadovize mu myaka 2 ishize niba ihari, ndetse n'ibyemezo by'inzego byashyigikira ubusabe, urugero bitanzwe na RDB cyangwa se izindi zasabwe na BNR. Banki Nkuru y'u Rwanda imenyesha ko yakira ubusabe mu gihe cy'iminsi igera kuri 5 y'akazi, ikagaragaza ko bwuzuye cyangwa se hari biburamo. Mu byo isuzuma harimo ukuri n'umwimerere w'ibyo yashyikirijwe. Banki Nkuru ifata icyemezo cyo gutanga uruhushya cyangwa kwanga ubusabe mu gihe kitarenze iminsi 20 y'akazi ibarwa uhereye ku munsi yakiriyeho dosiye. Iyo ubusabe butemewe, igisubizo cya Banki Nkuru kigaragaza impamvu. Iyo Banki Nkuru idatanze igisubizo mu gihe giteganyijwe, imenyesha uwasabye impamvu z'ubukererwe. Icyo gihe gutanga igisubizo byongerwaho iminsi itarenga 10 y'akazi. Iyo muri iyo minsi nta cyemezo n'ibisobanuro bitanzwe, ubusabe bufatwa nk'aho bwemewe.